umugabo w'umunyakuri ni umugabo w'umunyakuri Yeah.
turabasuhuje kandi tunabishimira. Muraho mwese, muri amahoro. Wengine habari, hamjambo. Hello. Hano turi mu soko. Turi kugira ngo tubafashe. Mukeneye ibyo kurya, buri kintu cyari cyose hano kirahari, n'ahandi mwabisanga. Kwa Sadiki shop, iri shop ni African shop. Ino shop ifite ibyo kurya byose, icyo mwashaka cyose mwakibona hano. We are here for help you. Turi hano kubwo kubafasha. Okay? Muze mugane no soko, n'ahandi mwasangira isoko ni munsi ya Dina Drive, mukamanuka gatoya. Iri soko yarimo ibintu byose, twohereza amafaranga dukoresha Ria, MoneyGram, Western Union, ahariho hose ushaka kohereza amafaranga turagufasha. Then hano twaplika amatax, ukeneye kudekarara taxi zawe cyangwa amafaranga yawe, hano turabafasha. Ikindi hano tubafasha kwishyura ama bills, iyo ukeneye kwishyura bills, umuriro, amazi, cyo cyose turabafasha kujyanye n'ama bill, kwishyura ama bill. Ikindi hano hari imodoka zitandukanye, ukeneye car for rent cyangwa ukeneye kurentinga imodoka ushaka kujya ahantu everywhere hano muri Amerika, turagufasha. Imodoka zirahari. Tukabwira rero ni karibu hano kuri African shop kwa Sadiki, tubahaye ikaze. Nta kintu kidahari, buri kintu cyose ushaka ubasha kukibona hano. Rero iri soko rifite ibintu byose mwabibonye, amavuta, amamesa, isamaki, icyo kunywa, icyo kurya. Ikindi ufite ibirori, party cyangwa se ukagira ubukwe, ukeneye kugira ukoresha amasambusa, ibintu byose n'ahandi abisanga ni hano. Amafanta yose y'ubwoko bwose, Bavaria, Ginger, n'amasoda mwitane wa shakoshi, soda zo zirahari. Rero nabitabwira mwebwe gusa mutugane kuri African shop kwa Sadiki, ubundi muze mwihahire. Uko twese tubayeho, nta muntu utarya, nta muntu utanywa, yaba umukristo waba utari umukristo, buri muntu wese abeshejweho n'iki no kurya. Ni karibu, muze mwihahire ku giciro cyiza kandi mudahenzwe. Birahari byose kwa Sadiki, baraza mukumvikana. Kama unaongea Swahili, kama unaongea Anglais, kama unaongea French, hapa kwa Sadiki kila lugha yote utaongea, mutasikilizana. Hano kwa Sadiki ururimi rwose ushobora kuvuga, uraza mukaganira mukumvikana. Hari blankete, ufite food stamp, ufite arya makadi wereza abana, uraza tukaguhahisha, tukagureza ibyo kurya. Ni muze rero mwihahire, ni karibu. Hamagara kuri nimero 502 6 4 1 3 3 7 7. Ese bino mwabitekereje gute kugira ngo mubeka dupange iyi concert cyangwa iki gitaramo tutumiza abantu kugira ngo baze gukurikira indirimbo kandi mubahe n'ijambo ry'Imana? Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Mu buryo twabitekereje no kugira ngo tuvuge ubutumwa, cyambere no kuvuga ubutumwa, kwegereza urubyiruko, tubakangurira ibyo bijanye n'ijambo ry'Imana. Cyane cyane murabizi hano muri Amerika abana benshi bakunze kugira ibibazo byinshi, ariko kubera ko iyi konseri cyane cyane mwakunze no kubona yari ibanzemo urubyiruko rwinshi. So intego nyamukuru ni ugutanga message mu basore bakiri batoya kugira ngo dukomeze kubereka ko Imana tuyifite. Iyo twavuye muri Afrika na hano turi muri Amerika dukomeje gukorera Imana. So cyane cyane twashakaga gutanga message iyo kwegereza ubutumwa urubyiruko. Yego, ese iyi concert cyangwa se kino gitaramo no bwa mbere mwagikora cyangwa musanzwe mutimu bikora? Ubu ngubu iki ni cya kabiri, hari ikindi cyari cyabaye muri Kentucky. Yego. So iki cyabereye hano, ariko ndatekereza yuko duteganya kuzakora ibindi mu yandi state atandukanye. Murakoze cyane. Ese mujya mubona umwanya wo gukoresha ibitaramo, mubona igihe ko mbona iyi Amerika bavuga ati igihe kiragoye, n'abantu rwa biruka wasanga ngo abantu bari bize, mubona umwanya uhagije wo kubikora cyangwa? Umwanya nkuko namwe mwabibonye twabikoze twihuta ko cyane, dukorera no mu nsengero za baba badutijije. Rero tugerageza gukora nyine dukurikije ya time dukorera hano muri Amerika yo kugendera nyine ku masaha.
murakoze cyane uvuze ku kintu ko waturutse muri Afurika waturutse nkahe? Njye naturutse mu Rwanda yego ariko original ni muri Congo. Muri Congo yego Imana iguhe umugisha. Turishimye kwakira kuri channel yacu umubwiriza online TV. Ni byiza kuba Imana duhuje kandi twese tukaba dusangiye umurimo wivuga butumwa kwamamaza ubutumwa kugira ngo abantu bamenye kandi basobanukirwe Imana kandi babashe kwizera, kuko hari abantu bashaka gukora indirimbo akizera biciye mu ndirimbo kumvisha ubuhamya. Uyu mugabo yatanze Bigizi ni umuntu akurikirana turi mu Rwanda, twavuga mu nkambi natwe mu hantu hakomeye tutagira ubushobozi, ariko twabashe kumukurikira twumva za ndirimbo nyinshi za kera. Ni indirimbo twagomba gukurikira cyane. Ese urumva buriya buhamya yatanze ari nk'umuntu ubwumvishe n'abatizeye atari ibintu byakora umuntu ku mutima cyane? Buriya buhamya yatanze ni ubuhamya bukomeye cyane bugaragaza kuko Imana iriho, Imana irakora kandi n'Imana ihorana natwe mu buzima bwa buri munsi. Rero bikurikiranye n'ubuhamya yatanze, nagira ngo nabwire n'abantu badukurikiranye kuko kwegera Imana nibwo buzima. Kwegera Imana niko kubana nayo, ikabasha kudukoresha, ikabasha no kudukorera ibyo tudashoboye kwikorera. Amen. Rero uburyo nakurikijemo ubuhamya Bigizi yatanze, kuko ndabizi ko abantu benshi bamukurikirana, yavuze yuko umudamu we yakize kanseri. Rero ndashaka kubwira abantu bashobora kuba bayirwaye, hari izindi mbaraga, hari izindi mbaraga zishobora guhindura ubwo burwayi bwawe bukabasha gukira. Nitwegera Imana, nitwegera umwami tukamushira mu mutima wacu, tukamwakira, tukamugira nk'umwami n'umukiza, azadukiza indwara zacu, natwe umunsi umwe tuzatanga ubuhamya nk'ubwo Gentil aduhaye hariya. Yego, urakoze cyane. Hano habonye abahanzi benshi cyangwa se abantu benshi baririmba indirimbo, barimo batumiye n'ibyinshi, uwo Bigizi, harimo n'abandi ntabashije kumenya amazina ariko nsanzwe nkurikira inzi. Ni ibintu bishimishe kandi byiza. Nanjye bakubwira ngo sobanura abantu badukurikiye wenda ko ubuhamya ko batabwumvishe, ariko biba byiza ubikomojeho. Ni ubuhamya bw'uko umudamu uriya mugabo yari arwaye kanseri, bamubwira ngo ni ugutegereza gupfa gusa. Bamuha imiti imugabanya, bamuvoma ngo niba ari amaraso niba ari amazi, bamubwira ko ari ugupfa, ariko ubu akaba ashima Imana ko umugore yakize kansa kandi atari ibintu by'amagambo, ari ubuhamya. Ikindi nanone umugore akaba yarabyaye umwana, ibyo bintu akaba ari ibintu byiza. Ese urumva atari ibyo gushimira Imana no gushyigikira, tukamenya ko Imana ikora cyane rwose. Abadukurikiye babimenye, abantu badukurikiye ndagira ngo mbabwire kuko ibintu by'Imana ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitangaje. Nshuti bavandimwe mudukurikiranye, uyu ni umunezero kuba turi hano, ni ubuhamya. Kuba twicaranye n'aba bagabo ni ubuhamya dushobora gutanga, kuko ntitwari tuzi yuko twakwicarana nabo twakora izi interview, ariko kubera ko Imana ibara bipanze mu mugambi wayo, niyo mpamvu ibi byose tugenda tubibasangiza. Hagati aho ngaho rero kubyo babashije kutubwira hariya muri iyi concert itambutse, hatambutsemo amashimwe menshi. Hariho n'undi muramyi uriya byinshi, nawe yatanze ubuhamya bukomeye. Tumaini yitwa Tumaini byinshi. So nawe yaduhaye ubuhamya bukomeye cyane, twishimye cyane. N'abandi baramyi bagiye batambuka kuri stage, bagiye bavuga Imana koko tubona imbaraga zayo. Rero bavandimwe, reka dukomeze tube hafi, dukunda Imana, tuyegere, nayo izarushirizaho kutwegera kandi izadukundira. Yego, murakoze. Hari ijambo nakunze cyane riri mu gitabo cya Yobu 42 rivuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ni ijambo rinyubaka cyane ku mutima. Ese wo ni ngire jambo rigufasha, umurongo ugufasha muri Bibiliya avuga ati uyu murongo nawubwira abantu kugira ngo bakomere? Umurongo nanje uzumfasha ngenderaho cyane ni muri Zaburi 103 ivuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina ryera. Mu by'ukuri buri muntu agiye agira ubuhamya bwe, buri muntu agiye agira amashimwe ye. Rero hariho byinshi buri muntu ashobora kwicara hano kuri iyi kamera akabasha gutangariza isi yose, avuga buhamya bw'ibitangaza by'Imana yakoze. So nshobora kubabwira yuko ibi turimo tubabwira ibyabereye hariya muri concert ni amashimwe, ndetse hari n'abantu benshi bagiye bakiza imitima, hari n'abakijijwe, n'abandi bazakurikirana bino bintu. Turizera kuko
hari imbaraga bazahabwa abataramenya Imana bakabasha kuyimenya, abafite amashimwe bakabasha kuyatanga, abafite message bashobora gutanga ku bandi bakayitanga ikabasha guhumuriza imitima y'abantu. Ya reka dukomeze batubabwira ngo nkuko nyine ubivuze muri Zaburi nano haravuga ati intare ni inyamaswa y'inkazi kandi ishiga cyane ishaka inyama, ariko biravuga ngo intare ishobora gusonza ariko nta mwana w'Imana ushobora gusonza. Yego. Nta mwana w'Imana ushobora gusonza kuko Uwiteka ari we ubagaburira kandi Imana iri kumwe natwe ntacyo tuzaba. Nta muntu ufite uruhare ku wundi, nta n'umuntu ufashe ubuzima bw'umuntu, ahubwo ubuzima bw'umuntu buri mu biganza by'Uwiteka. Ntagagire abababeshya, ntagagire ababaca intege, mujye mwizera ko Imana iriho kandi irakora, na n'ubu iracyakora. Wizera Imana, ibyakunaniye Uwiteka arabishoboye. Reka tubone dusuhuza abantu bose mwese mwari mudukurikiye, tuvuge ngo shalom shalom, Imana ibahereze umugisha. Aho muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino turabwiye ngo mukomere cyane, Uwiteka arahari. Tutarasoza na kandi kantu wabwira abadukurikiye kari ku mutima. Murakoze cyane, naje message nshobora kubaheza. Numvise muvuga ngo mwavuye mu nkambi, koko twese twavuye mu nkambi zitandukanye, ariko icyo nshobora kubwira kuri bari abantu nibabona TV bazadufashe kumva ko Imana ishobora kugukura aho hantu uri. Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe. Yego. Imana yaduhinduriye amateka tubireba. Amen. Twanyweye igikoma kitarimo isukari. Twaciye mu buzima bukomeye, twaraye hasi ahatari za matera, twaciye mu ntambara twihisha, twafishije abantu benshi, twabuze inshuti n'abavandimwe, ariko Imana yongeye kuduheza ubuzima. Imana yongeye kudukomeza. Message nabaha ndetse n'abari ku isi hose, mwegera Imana, mukunda Imana, waba uri muto waba uri mukuru, ukungana kose uzegera Imana, uyigire inshuti, uyigire mwene so. Izakubera umubyeyi igihe utazaba ufite umubyeyi, izakubera umugabo igihe uzaba uri umupfakazi, izakubera ni se w'imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Rero mwebwe muri hirya no hino nimwumve kuko Imana ikiriho, Imana igikora, kandi turabakomeje cyane. Mukomeze muyizere, muyiringire, izababa hafi mu buzima bwanyu bwose. Ndabashimiye kuko mwakomeje kudukurikirana. Shimira n'aba bagabo babashije kuduheza uyu mwanya kugira ngo tubashe gutanga iyi message. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza, turabakunda cyane. Yego, yakoze cyane ngo na Imana itakuvana kandi naho itakugeza, ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ngahari amarira iyo Uwiteka hageze haba umunezero. Nandi ndababwira ngo no mu rupfu igerayo, uretse kukiza abariho n'abapfuye irabazura. Mwizere Imana kandi mukomere, Imana ibaha umugisha. Nawe turagushimiye, Imana igumuje cyane. Murakoze cyane. Sawa sawa. Imana ibagirire neza. Tuzasubira Imana nibishaka. Thank you. Thank you. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.